Amahoro y'Imana niyongere kubana namwe inshuti zacu bakunzi mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi hano ku muyoboro wacu wa YouTube Bivugwe TV. Turabasuje cyane kandi dukomeje kubifuriza kugira igicamunsi cyiza mu by'ukuri aho muri hose turizera ko mumeze neza. Amakuru rero tugeraho muri aka kanya turutse Goma na Rubavu na amakuru avuga ko umupaka munini n'umuto Petite Barriere ndetse na Grande Barriere hariya mu karere ka Rubavu umupaka wamaze gufunga. Uti ni ukubera iki? Byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Ni icyemezo kibaye igitaraganya ku ruhande rw'u Rwanda ndetse ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bukaba bwamaze guhita bufata icyemezo cyo guhita bafunga umupaka munini ndetse n'umuto hariya mu karere ka Rubavu mu buryo bwo gukomeza kurinda umutekano w'u Rwanda ndetse no gukomeza gusigasira imibereho myiza y'abaturage. Byose rero reka tubirebere hamwe turebe impamvu yatumye uyu mupaka uhita ufunga mu buryo bw'igitaraganya kandi byihuse. Ni amakuru rero ahise atugeraho kano kanya. Ntujye kure y'izi mikoro zacu, nyemerera gato untize umwanya muto, hanyuma rero ntago turi buze gutinda, ntago turi buze kurambirana kuri izi mikoro zacu, nuko ari amakuru nyine abahise hagera natwe tukavuga tuti ntago twayagumana, ahubwo tuba tugomba kuyabagezaho gatanu kuri gatanu kugira ngo mumenye ibiri kuvugwa hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. By'umwihariko wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, nawe niba utarayikoraho reba handitse subscribe utwiterera inkunga kubera ko tuba tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Niyo nkunga rero tukwisabira no gukora kuri subscribe, hanyuma rero ukaba urabikoze kabisa. Nibyo rero nkuko twatangiye tubivuga, maginga yanga y'umupaka muto n'umunini mu karere ka Rubavu uhuza u Rwanda ndetse na Kongo wamaze gufunga. Ni ku bushake bw'abayobozi b'u Rwanda, ni nyuma y'uko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze igihe kinini havugwa icyorezo cya Ebola kiri kuvuza ubuhariya muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu benshi bakomeje kugenda bahasiga ubuzima umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye mu bice rero byegereye igihugu cy'u Rwanda. Ariko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho hatangiye kugaragara iki cyorezo cya Ebola kandi kikaba gifite umuvuduko mu by'ukuri uri hejuru cyane, mu buryo rero bwo kugira ngo iki cyorezo kidasakara mu Rwanda cyane nk'uko kiri muri Kongo. U Rwanda ruhise rufata umwanzuro wo gufunga umupaka munini n'umutoya, yewe ndetse n'abanyarwanda bahita bashishikarizwa kudakora ingendo muri iki gihugu kugira ngo bakomeze kwirinda. Ni icyemezo kabisa gifashwe gitunguranye, ni mu gihe abandi banyarwanda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Goma ubwo barajya binjira mu gihugu cy'u Rwanda barajya babanza bashyirwe mu kato, hanyuma rero babanze bapimwe barebe ko nta cyorezo cya Ebola bafite. Ni mu gihe rero ibice byose byegereye uyu mupaka n'ubundi byo byakomeje gushyirwaho ubwirinzi budasanzwe kugira ngo hakomeze gukumirwa iki cyorezo cya Ebola kidakomeza kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda ho nta muturage n'umwe urabarurwaho ko yamaze kwandura ubu burwayi bwa Ebola, mu gihe muri Kongo ho bumaze igihe kinini buri kuvuza ubuhuha kandi bwari buri kugenda busatira ku mpande z'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko twagezaho aya makuru twabanje kumenya neza ko iyi nkuru ari iya nyayo ijana, ariko twakomeje gukora ubushakashatsi tuza kubona ko ari byo neza ko uyu mupaka munini n'umuto uhuza akarere ka Rubavu ndetse na Goma ubwo ni muri Kongo. Twabanje kumenya neza koko niba aya makuru ariyo. Ni mu gihe ubwo twumvaga umuyobozi w'akarere ka Rubavu ari ku muyoboro wa telefone yavugaga koko uyu mupaka bamaze kuwufunga kandi abaturage bose baturiye akarere ka Rubavu basabwa kutambuka uko biboneye muri kiriya gihugu kubera ko icyorezo gikomeje kugenda kizamura ubukana. Byose rero iki cyemezo cyo gufunga uyu mupaka kikaba cyafashwe mu rwego rwo kugira ngo habanze hafatwe umwanya wo kugira ngo barebe koko niba iki cyorezo kiza kugenda bigura intege, hanyuma rero umupaka bakongera bakawufungura, ingendo zikongera zigakomeza, ariko mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda bakomeze kubasigasira cyangwa se iki cyorezo kitinjira mu Rwanda. Umupaka muto n'umunini wabaye ufunzweho gato by'agateganyo, ari nako rero abayobozi b'akarere ka Rubavu bakomeza gushishikariza aba baturage nyine kutagenda hariya muri Kongo uko biboneye, ndetse n'abariyo bakambuka byemewe n'amategeko kugira ngo babashe gupimwa neza n'inzego zibishinzwe, hanyuma rero abo basanze bafite iki kibazo cy'uburwayi babashe kuvurwa neza. Inzego z'ubuzima rero ndetse n'izindi nzego zibishinzwe bakaba bakomeje gukaza umutekano hariya hafi n'umupaka uhuza kano karere ka Rubavu ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni hariya muri uriya mujyi wa Goma. Mu gihe n'ubundi bikomeza kugaragara ko hari abaturage benshi bo mu Rwanda bari hariya mu mujyi wa Goma, dore ko hari ubuhahirane budasanzwe bwari bukorwa. Aba banyarwanda rero bose barasabwa kwambuka byemewe kugira ngo babashe gupimwa barebe niba iki cyorezo mu by'ukuri nta munyarwanda ugifite, uwo basanga agifite ahite avurwa byihuse. Wakibaza ngo rero gufunga uyu mupaka bigiye guhindura iki, yaba ku bucuruzi bw'abanyagisenyi
Gisenyi ndetse n'ab'Igoma. Nibyo ubuhahirane burarushaho kuba bubi mu gihe cy'aka kanya bafashe nyine ko gufunga uyu mupaka, ntago byarushaho kuba byiza kuko hari abakongomani bahahiraga mu Rwanda, hakaba n'abanyarwanda bambukaga bajya guhahira hakurya Igoma. Urumva ko rero byose biri buze kurushaho kuzamba, ariko nyine mu rwego rwo gukomeza kwirinda no kubanza gutegereza aka kanya kugira ngo harebwe koko niba iki cyorezo kiza kugabanya umuvuduko gifite hariya muri Kongo, hanyuma rero ubuhahirane bugakomeza, umupaka ukongera ugafungura n'ubundi nk'uko byari bisanzwe. Ngiye rero ni nuko ngiye ndanabashimiye cyane kandi nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza kuri uyu mwanya muto mwafashe mukemera kubana natwe. Twebwe twiyemeje kujya tubagezaho amakuru kabisa uko natwe batugezeho 5 kuri 5. Ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza, nakagaruka ku yandi makuru azajya agezweho hano kuri Bivugwe TV.